Tubahaye ikaze ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa X-Motion TV. Uyu mwanya ni ku kiganiro tugiye gukora, ndetse nkuko twabibateguriye ndetse twabiteganyije turabibatangariza yuko kuri iyi tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu tuzaba dufite umutumirwa mushya. Nje muvugana ndi Ndayisaba Theogene rero kuri X-Motion TV. Sister Miss, uraho neza? Umeze neza cyane. Hanyuma rero hari abantu baguhanze amaso barimo bakureba kuri uyu mwanya wa none, ese watubwira uriwe nabo bakakumenya uwo bagiye kuganira nawe? Ya murakoze, amazina yanjye nitwa Amahirwe Clarisse, ariko ayo nkoresha muri industry ya cinema ni Despa. Despa? Yes, ni Despa, nkaba ndi script writer and director, rimwe na rimwe nkaba na video editor kuri X-Motion YouTube channel. Yes, kuri X-Motion YouTube ikorera kuri YouTube channel. Mbibutse yuko iyi ngiyi video cyangwa se iyi live iri kuba mushobora kuyikurikiranira kuri uyu murongo cyangwa kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube channel witwa X-Motion. Hanyuma rero arya warutubwiye ko witwa? Nitwa Despa. Yes, Despa ni muntu ki? Abantu bari kumva cyangwa abantu bari kureba Despa ni muntu ki? Ya nkuko nabivuze, Despa ni umukobwa yes ukunda filime nyarwanda, by'umwihariko nkakunda igice kijyanye no kuba nazi kwandika, kuziyobora no kuzitunganyiriza amashusho. Yes, ibintu niyumvamo cyane kuri sinema nyine kuri ino industry ya cinema. Yes, Despa rero arababwira we ibyo akora, ariko turashaka kumenya Despa ni muntu ki? Despa twumva uyu ni muntu ki? Despa ni umuntu mukobwa kubibona, ufite imyaka itari myinshi. Yes, ingahe nyine ingahe, ariko ntago ari myinshi, ntago nkuze cyane, nta nubwo ndi muto cyane. Ikindi mubona nyine urabona yuko nta nyine ntago mbyibushye, ndananutse. Ni muri metero 140 ntago ndi cyangwa 45 gutyo. Oya, ndazirengeje. Urazirengeje? Yego. Yes, ubwo ariko byaba nka 60 yenda aho nga. 60 ntago haza. Ya sengane ntago byazamo. Kubanira kuri sengane. Yes. Yes. Hanyuma Despa, ubu ngubu tuvugana uvuka heye, uturuka he, wabititwa? Ya Despa ni ntago aho navukiye ntago ari humba ko twaje kwimuka. Ubundi navukiye mu karere ka Ngororero, umurenge wa Ngororero. Ubu twaje kuhimuka, tuza gutura mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gikondo. N'ubu niho tukiba. Ufite ababyeyi bombi? Yego, ababyeyi wenda bafite tubandikoma. Abantu bumva Despa turumvamo amazina abiri, ariko umuntu wakumva Despa yakumva ko Despa ari iki? Wakumva Despa? Yes, izina Despa risobanuye iki, ni iki? Yawe cyumva izina Despa uhita wumva filmmaker cyane, kuko niho rikoreshwa cyane. Ni ukuvuga ngo abantu barizi cyane, ubaye tutariganye, ubaye utarize twariganye nyine waburize ibintu bya filmmaking. Yes. Okay, none Despa ni izina ryawe bwite cyangwa se ni izina ry'akazi ushobora kubukoresha? Despa ntago ari izina ryanjye nkuko nabivuze, amazina yanjye nitwa Amahirwe Clarisse. Ya Despa ni izina nabahawe 2018 aho nigaga mu karere ka Musanze, ikigo cyitwa CBS Nigi, ndihawe n'umunyeshuri mugenzi wanjye. Ubwo Despa wundi ni izina rikomoka kuri ndirimbo ya Justin Bieber yitwa Despacito. Bite nuko twagiye muri vacances irasohoka, tugaruka ku ishuri kumwe ufite nyine indirimbo igufasha kunda kuririmba, nyine nakundaga kuririmba cyane. Bitangira buke nyine twitana ba Despacito.
nyine rigenda rikatwa buke buke abayita pasito sito birangira ariko riguye kuri Despa nanjye numva ndarikunze cyane ko n'umuntu wari warinyise ni inshuti yanjye nkunda cyane irangira nyine dusoje kwiga ninjiye ibintu bya sinema ndavuga why not ntarikoresha birangira nyine ndikoresheje uko nguko. Hanyuma Despa uyu nguyu yize production videography cyangwa production film making ariko film making bitewe n'ibyo ashobora kuba yarize ese wize bijyanye n'iki? Ntago film making nayizeho cyane ni focusinzeho ibyo na focusinzeho nize tourism and hospitality. Yes. Yego ariko film making insoje byatangiye nyine ari kwa kundi ufite talent yo kwandika ibindi byo nyine nagiye mbyiga writing niyo narinze ibindi byo nyine ni kwa kundi ugenda wiga bitewe n'umurava ufite ugasanga kanura akamenye ko akamenye nuko Yes, mbabwira kandi kuri X Motion TV uyu mwanya wa none mbibutse ko muze mukore subscribe ukandi share ndetse na comment uratubwira hano muri X Motion igitekerezo cyawe ndetse nicyo ushobora kutugezaho tubibutsa ko turi gukorera ku muyoboro mugari wa YouTube channel X Motion. Hanyuma reka tuvuge kuri Despa kuri X Motion. X Motion usanzwe uri mu members wabo uri umukinnyi wabo. Hanyuma Despa ushobora kuba ufite imyaka yenda wagize prive ariko watangiye gukina sinema mu wuhe mwaka? Ntago ngiye nkina sinema ntago ndi umukinnyi yego ariko ibi bintu byo kwinjira muri sinema nyarwanda ndumva narabitangiye muri 2021 yes ubwo nakoze kuri film yanjye ya mbere yes nibwo film ya mbere niyo watangiye gukora se umaze kugira film zingaye wakozeho wowe bwawe? Filime nakozeho ndetse kazimaze nko kugera mu 8 mo gutyo zakoze kuri X Motion. Aya ntawe ngenda nkorera kuyakoma atandukanye ntago nuko uyu munsi ariho ndi ariko nkorera ku macana atandukanye. Despa hari nuza hari nta filime nimwe urakina ariko uri umwanditsi wazo yenda mu kinyarwanda babyumve abone kumva ikinyarwanda writing hanyuma uri hano nakwibariza akabazo kamwe kamatsiko. Mu kwandika hari umuntu waba ugufasha? Aya mu myandikire yanjye ndifasha tu ndifasha kireka wenda nk'iyo nshaka wenda ko ari nk'umuntu wasoma script yanjye nyine akambwira ngo ni gutya cyangwa se akagira icyo yongeramo ariko kwitangiro story ndayicreatinga nkayiyandikira gusa bitabuje ko noneho njyewe hari abo mfasha hari abo mfasha nkaba nabakosorera nkaba nabaha story nyine tukayidevelopa nyine nuko. Hanyuma abantu benshi bashobora gukeka yuko ibi bintu bya writing bidashobora kuba byagabura cyangwa se ibi bintu bya mafilme kwandika sinema nyarwanda bishobora kuba bitagabura cyangwa se nta mutsima wabo birimo. Ese watubwira ibanga rishobora kuba ririmo muri ibi bintu bya sinema nkuko benshi bavuga ngo no gupfa ubusa cyangwa se baba babuze icyo bakora? Ese ni iki kintu kirimo ni irihe banga ryaba ribyishemo ku buryo natwe dushobora kumva ko ibyo bintu twabikunda cyangwa se tukaba twakugana ndetse n'abandi bari kukubona n'abari kukumva nabo bakakugana ukabasakazaho ubwo bumenyi? nkuko bajya bavuga ngo nta kazi katagira inyungu kandi ntabwo wajya gushora ibitekerezo byawe mu kintu nayo ko kitazagutunga shaka kuba atari uyu munsi atari neje ariko umunsi umwe kikaba cyakugarurira inyungu ifatika. Ngenda nko kuvuga ngo ukurikiza iki kintu runaka mu myandikire yawe ni iki kintu ukurikiza? Akenshi nkunda kwandika kuri stories z'ubuzima ubuzima tubayemo ubuzima bufite abaturage bo mu Rwanda ndetse n'abandi bo ku isi mbona buri wese yisangamo. Muri stories zanjye nkunda ko byibura buri wese warebye story nanditse yibonamo kandi agakuramo inyigisho. Okay, Despa ujya ukunda kureba filime? filime nkunda kuzireba gusa ntago nagira ubuntu bwo kuba nazireba ngo nzirangize
sinzi nyine njye filime zinera ibitotsi pe ndareba nagera hagati nasinzira nyine yego rumvikana ko ibi bintu rero hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ngo ni ingiramumaro ariko n'ubundi ndumva ari ingiramumaro kuko hari aho biba bishobora kuba byakuvana cyangwa se bikaba byakugeza ku yindi level. Hanyuma rero Jespa uyu mwanya tuvugana hari inyungu namba wegeze ubibonamo mu maseni cyangwa se mu myandikire yawe cyangwa mu mikorere yawe maze gukorana n'abandi cyangwa uri gukorana n'abandi hari inyungu bishobora kuba byarakugiriye? ntabwo navuga yuko irenze cyane ariko buri wenda bari inyungu biteye mu byiciro ndabari inyungu mu byiciro ishobora kuba atari inyungu ijyanye n'amafaranga ariko akaba ari inyungu y'ikindi kintu ku cyambere zampuje n'abantu nungutse inshuti nyinshi kandi zishobora kuba zangiza ku rundi rwego. none iyo turi kubona abanditsi cyangwa se abahanzi ba sinema nyarwanda yes iyo uri kwandika ukurikiza iki? Nkurikiza iki ku bijyanye n'imyandikire yawe? Ku bijyanye n'imyandikire yanjye? Yes. About to go writing igenda kuba imyandikire uri kwandika kuba ni iki kintu kiba kirimo cy'umumaro cyangwa se kuvuga ikintu runaka yimba ushobora kundeba ukareba kuri umunwa wanjye kuko nawe wubatse ukavuga ati reka mpere ku myubakire ese ni iki wowe ukurikiza? Umuntu wese ko tuzi ko abafite ikintu yenda kimutera gukora ibyo bintu wowe ni iki kibigutera kandi ukurikiza iki? Niyemva n'imvano yabyo nicyo ikibigutera icyo ukurikiza niki? Urashaka kumbaza nda nko kubijyanye n'amatopike? Yes. Okay. Kenshi ngiye rero nkunda gukora kuri topike z'ubuzima. Yego. Okay, urumva rero uba ugomba no kureba ayo masinema. Nese kuki ukunda kwandika kandi udakunda kureba sinema? Ntago ari uko ntabikunda ahubwo ari ukuntu nyine sinzi ukuntu bigenda. Yego. Ko ndareba gusa nyine ubundi niyo nasinzira ntago mba nyicikirije nimba natangiye filime ndebera niyo nayireba icyumweru ariko nkazayirangiza uko iyo nkangutse aho nagejeje mba mpibuka mbere yuko nsinzira ndongera nkagatangiza nkahageza nkakomerezaho nkareba indi minota ubwonko bwanjye bubasha nyine gusa nyine ikintu gitangaje filime nshobora kuyireba icyumweru mu gihe abandi bayireba amasaha 2 karangira. Hanyuma Dspa mu bintu by'impano afite ese hari igisekuru waba ubikomoraho? Ntago njya nkunda kumenya ibintu by'ibisekuru cyane ntago gusa muri famille yacu nta muntu urimo nyine ufite ibintu byo kuvuga ngo gafite impano zo ku bintu by'imiziki by'amafilime no. Okay. Ese hari irushanwa na rimwe wari wajyamo yenda ryo mu myandikire ya sinema nyarwanda? Ntaryo ndajyamo ariko ndabizi ko nzarijyamo to. Urabizi ko uzabijyamo? Yes. Dspa uyu nguyu mu bintu akunda kuba yareba ni iki kintu ukunda kuba wareba mu buzima bwawe gishobora kugufasha? Gishobora kumfasha? Yes. Nareba. Nareba. Sinzi nimba uko ndagisubiza ariko kimbajije gusa ikintu kimfasha kenshi mu buzima bwanjye nshaka kunshyira muri mood runaka ngiye nkunda kumva music ko kenshi niyo ndimo nandika script uko mba nzi story nayitekereje kenshi bakwiyambarira headphone ubundi nkandika icyo gihe nandika vuba kandi ibitekerezo byinshi kandi numva ko nanjye ndi free nisanzwe nta kibazo. Hanyuma Dspa ukunda kumva iyihe ndirimbo? Ndakumva indirimbo. Okay. Ntago navuga nkunda kumva indirimbo imwe. Gusa ngiye ku ikintu nkunda. Indirimbo yose igenda gake ituje. Kenshi iri mu rurimi rw'icyongereza cyane nanone. Yes, shaka kuba ari zo ndirimbo zimfasha. Papa numva akarimbo kagenda gakeya. Hari indirimbo imwe muzo wabuzi ushobora kuvuga ina nko mu cyongereza ushobora kundirimba akantu kagace gatoya? Hari indirimbo
ntabwo nzi kuririmba ariko ndekanye kubwire wenda uzayisearching uyumve. Gusa hari indirimbo yitwa You Say, umuhanzi niba Lawrence, I think so. Gusa ni indirimbo ivuga ngo okay, ndeka mbabwira amagambo bivuga. Ni indirimbo abavuga avuga yuko nyine ya ni indirimbo y'Imana. Tutubwiremo akantu k'akamelodi gato twumve melodi yako. Umujyangana ntago nzi kuririmba. Ntacyo karirimbe tukumve. Okay, ako nkunda cyane nakavuga ngo You say I love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. Wow, thank you. Iyo ni yandi. Iyo ndirimbo yitwa You Say, umuhanzi ni Lawrence. Unuwa hehe? Ntago nzi gaturuka heto. Okay, nta kibazo. Okay, turabibutsa kandi ko aha turi ari ku muyoboro cyangwa umurongo mugari wa YouTube channel witwa X-Motion TV. Tubibutsa gukora subscribe wowe udukurikiye, ndetse ukore share na comment yawe ni ingenzi, kandi numva ari igitekerezo ushaka kutugezaho cyangwa se indi nkunga nayo wayitugezaho, uratwandikira hano hasi, hanyuma tube twakugezaho nimero ushobora kuba waduhamagaraho. Hanyuma twikomereze. Mu bintu ukunda kurya iki? Ashange ikintu nkunda kurya rero. Je nkunda kurya ikintu bita ibirayi. Byo kabisa ibirayi. Every day. Mba numva nyine ari byo bimfasha. Okay. Ibirayi nibyo ukunda kurya. Wumva ari iki kintu ushobora kuba wakora se? Mu gihe wumva ushaka gukora akazi, ni iki kintu wumva ukoresha travail nyine ukoresheje amaboko yawe, ni iki kintu wumva washobora gukora? Kitari kwandika? Yego. Okay, ikintu numva nge nakora no ku editing ko ndabikunda cyane. Yes, videography. Yes. Warabyize? Ntago nabyiza ko mbifiteho ubumenyi. Ubifiteho ubumenyi. Yes, ubwo ndizera ko abari kukureba bashobora no kuza kukugana bakaza kuguhamagara, turi buvuge nimero aho ngaho hasi, hanyuma baze kuguhamagara. Hanyuma tukomeze. Wumva ushaka kuruhuka, waruhukira he? Shaka kuruhuka? Yego. Ahantu rero numva ahantu hura noneho rero ho kuruhukira. Na ahantu berekana filime. Wumva waruhukira ahantu berekana? Yes, ahantu nka kuri abo Canal Olympia kabisa ukajyayo ukareba filime. Nyine nasinzira njye ako ntago nasinzira. Sinzira ndi njyenyine. Okay. DS. Iki ngiye kukubaza. Mu buzima bwawe ufite sheri? Aya ntawe mfite. Okay. Ariko uramushaka byibura? Oya. Nagushaka sheri? Noze umva utazigera ushaka? Oya, uyu mwaka ntago mushaka. Yenda atari uyu mwaka. Mu next wenda mu myaka iri imbere nshaka mushaka. Ariko uyu nguyu ntawe mfite, nta n'uwo nshaka. None se watubwira impamvu yatuma utamushaka n'impamvu ntayo ufite? Impamvu nyine nuko ntago nyine ngenda abanza kubyiyumvamo ngo numve ko mukeneye ubu ngubu. Ese waba warigeze sheri? Ntago nangana gutya ntaramugize. None se uwo sheri mwapfuye iki nimba atari ibanga? Ntago baraburi byo bapfa, gusa nta kintu cyadanje dupfa, nta kintu cyadanje twapfuye, nta nicyo twapfa. Ariho se cyangwa yarashatse se? Imana ariho. Yarashatse se cyangwa ntarashaka? Okay, ntago mbizi, ntago mperukana nawe. Ntago herukana nawe. None se reka nkubaze, nimba nta banga ushobora kumumbwira ukama nimero tukamuhamagara? Naso nabanyifite mani, ntago nyifite. Okay, reka twikomereze. Wumva uzashaka umusore waba umeze ute, waba ureshya ute, muri make wumva umuntu mwashakana yaba ameze ati, yabateye ati? Shamani ngera mu mikundiranye ntago njya nita ku miterere y'umuntu cyangwa se ku kuntu agaragara. Ngewe ubura sinzi ikintu ngewe nkunda gishaka kuba kigirwa n'abantu bakeya.
icyo nyine icyo nicyo dushaka kumenya. Ikintu ngewe urangunda nkunda umuntu ugira umutima mwiza pe. Gusa umutima mwiza wawubonera he? Nivuga nkunda umuntu ugira umutima mwiza kandi umutima mwiza abantu bawugira baba babeshya kenshi. Gusa ngewe ngo niyikundira umuntu wanyibwiriza ukuri n'ikintu cyose uko kiba gikomeye cyose. Nyine ngewe ntago njya nkomeza ibintu. Uyu mbwiye ikintu kambwira ati iki nagikoze ntacyumvisha ahandi. Nyine barumva nta kintu cyabaye tumba numva ari ibintu bibira aho ngaho. Ariko ngewe nyumvishe ku ruhande akazu kamakanira bishobora kuba byagira gute. Nyine bishobora kuba sinzi nyine kubera ko nkunda ukuri cyane ushaka kuba wakwifashisha ukambesha kugira ngo mwizeye ko ari ukuri. Kandi nkumva nyine biramanye. None se ukuri ni iki? Ukuri nyine igihe ubwiye umuntu igihe cya nyacyo nyine utamubeshye. Kandi kenshi ukuntu abantu twahindutse abantu benshi bakoresha ikinyoma nk'ukuri bitewe n'inyungu nyine runaka cyangwa se bitewe n'ukuntu we yumva bishaka. None se Diespa uramutse ubonye abasore batanu bose bafite ibyo bintu byose ushaka bose wabajyaho? Urabaza ibibazo bikomeye. None zajya ngo bigende bite ko ndi kukubaza nyine ibintu abantu bari gushaka kumva kukumenya aho Diespa uyu muntu ninde. None niba abasore batanu bose baramutse bushuje ibyo ushaka bose wabemera? Icyo gihe rero nyine ababundi baravuga ngo hitabazwe izindi mbaraga. Ushobora kwitabazwa imbaraga z'amaso. Izo z'amaso rero nizo nakubajije nico nshaka kumenya. Umusore wumva wakurongora mu kubaka rugaha mu rugo rukomeye mu kabana karamata wumva yaba ateye ate yaba ari muntu ki? Umva nzagitekereza gisubiza ubutaha. Oya abantu uratwibye. Oya ntago mbizi ariko ntago mbizi. Ntago nyine none anga nahita mbisubiza. Okay. Gusa muri batanu nare cyakoze nanone nubwo baba bafite umutima umwe ariko ntago baba bagira ibikorwa bimihuye. Unyitaho cyane niwe nareba. Bose baramutse bakwitayeho ntago bakwitaho bishoboka. Birashoboka ko ushobora no kubona 10 bakwitaho. Biramutse ari ibibaye wabigenza uti? Harimo umwe ukora akantu kakakugera ku mutima. Ako kantu rero nicyo nshaka ari. Aho ngaho nyine niho rero ndi kubona uri gushaka kudukwepera niho nshaka kutubwira. Tubwira. Ako kantu rero urumva. Ndi mpamvu rero ngo ntago nonanga nkazi. Buri wese agira technique yiwe urumva. Ushaka gusanga uwo musore ari yo technique yiwe. Ntago ronge namenya ngo niyingi sibyo. Urugero ushaka kuvuga uti nshaka umusore muremure, nshaka umusore mugufi ya cyane se, nshaka umusore mwayene, nshaka umusore w'igikara cyane ukutsa amenyo, nshaka umusore kandi utiyogoshesha ngo asige umusatsi agaharambura burundu, nshaka umusore ugira amahane, bitewe n'ikifuzo cyawe. Wumva washaka umusore umeze uti? Mani ngiye ntago njya ngendera kuri nyine kuri physical appearance nyine kubijyanye n'umubiri. Gusa we nashaka kugenekereza nkaba nareba mu myambarire tu. Urumva? Yego. Imyambarire gute rero? Nkanjye hanga wambaye ipantaro igenda ukubita hirya no hino. Oya ngiye ntago wa musore ukunda kwambara ibintu bihenze cyane. Ntago we namufata. Ubwo benze cyane ushatse kuvuga iki? Nyine ari nk'ukuntu ureba umuntu ukabona nyine arahinda cyane. Ukareba nimba hadutse nk'inkweto ya senkani kandi nta n'akazi gafatika agira kayigura. Mwabasore mwe mwumve. Ariko ukayimubona ukabona arayambaye kandi ubizi neza yuko umushara wiwe uri mu kimwe cya kabiri cy'iyo nkweto. Ntago nguwo nega ko byavamo cyangwa se undi umuntu wese nyine ukunda ubuzima buri hejuru kandi mu bigaragara yuko we atari yabugeraho. Ntabwo namufata ahubwo nafata wa wundi ujyana n'ubuzima bwiwe nyine ukora ibintu bigendanye n'ubuzima bwiwe tu. Yewe ngo we ntaribi kuko uriya muntu babaho ari umuntu ugenda uko iterambere rye yingana. Nimba uyu munsi ari kwinjiza wenda 10,000 kavuga ati okay reka nambara inkweto 8,000 andi 12 asigara nzamye uko nyajera. Ejo umushari yo wiyongereye ubushobozi bwe bukiyongera agenda azamukana nabyo. Yego ngo ntacyo twaye. Ariko apana umwe wipanika mu buzima bwa danje bwihejuru bibusanyije
nuko abaye mu busanzwe. Okay, Diaspora umuntu twandikiye aratubwiye ngo yitwa Maurice ngo atuye Nyakibanda. Maurice uyu nguyu yarakuzi ari kukubaza ngo ese Diaspora uyu nguyu urabona ko barimo baraguhamagara cyane bashaka kukubaza ariko ndabona banditse hano arabanyandikiye ari kutubaza ati se Diaspora uyu nguyu mutubarize aramutse atemberanye n'umukunzi we yamutembereza he cyane kureba filime tu nsusu naboneka izo nkunda wowe umujyanye ngiye mujyanye sha kuko rero nge nizi ibintu bya tourism kamubwiza ukuri ari ngiye kwikofi yanjye nta mujyana kurira imisozi kabisa munsi yanditse ngo tubarize Diaspora ajya arakara byagorana kumbona narakaye niyo nge narakara mbihezamo imbere ntabwo nge narakara ngo mbyereke abantu bandi nshobora kubyereka uwo bireba narakara dushingiye kuri iki ngiki mu buzima bwawe wegeze wakarakara niki kintu cyakurakaje mu buzima bwawe Imana nararakaye kenshi ariko dushaka ikintu kimwe cyakubabaje kigatuma urakara Mani ikintu urange cyandakaje rero kurusha ibindi ni ikihe shaka kuba ari nk'umuntu wambeshyeye ikintu ashobora cyangwa hari umuntu wambeshyeye ikintu ntari buvuge kandi icyo kintu ushaka kugira ibanga turabwirwa n'iki kutatubeshya ntabwo ngiye kubeshya nyine hari byinshi nakubwira urumva ariko ngi ikintu cyandakaje ni umuntu wambeshyeye ikintu gusa sinagiye no kumubaza ngo kuki wambeshyeye naramwihoreye ariko nyine yarambeshyeye kandi n'uwo yakibwiye nawe byaraduteranyije Diaspora niki kintu cyagushimishije mu buzima bwawe ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye cyanshimishije so nukuba nyiriho biranshimisha tu nicyo cyonyine ikintu cyagushimishije mu buzima bwawe nicyo oya ngiyeyo kuba nyiriho byonyine mbasha guhumeka biranshimisha icyo cyonyine icyonyine kirahagije ibyo biranshimisha ikindi kintu cyanshimishije kuko nabonye nigenda nabonaga amanota meza ndangije kwiga senior 6 okay Diaspora ni akahe kantu wakoze mu bwana bwawe kagagutera ipfunwe n'ubuyibwibutsa ako kantu kuma umva ipfunwe rishe ni akahe ako kantu manire ntukagire ibanga ntabwo nzanagira ibanga ko ndakavuga gusa akantu nyine nakoze mu bwana bwawe ukabona kaguteye ipfunwe n'ubu wakibuka ukumva ako kantu kaguteye ipfunwe ni akahe mani kambaye sinzi imyaka nafite ko twari tukiba mu ngororero ndabyibuka nyine urabizi ko mu cyaro biyenga inzoga yego rero ntago bakunda kwihisha kenshi ibiryohereye nk'umutobe ndabyibuka ko papa nyine ntago twabanaga bari ntumbwire ko wasinze ukagenda winyarira mu nzu niyo nsinda nkinyarira byura ahubwo papa nyine yari yaje kudusura urumva twabaga na mama papa w'I Kigali noneho aje aza ku munsi twari twahishije nyine inzoga arabyuka mu gitondo nawe yikundiraga amazi nka saa 11 mama yaragiye mu gusenga muri regiyo arabyuka afata icupa y'amacupa bitaga muhinzi nimba yazi yego ndayazi ashyiramo nyine inzoga arayuzuza nyine yari amaze kunywa we yanyweyeho arangije afata icupa ryuzuza inzoga aritereka ku meza ku meza rero naho njyewe n'ameza twari dufite ameza maremare yansumba ko njye namwe ndi mugufi n'ubundi kuba ndi umwana noneho ndangije ndabyuka ngo se papa wansomeje papa aravuga ati ntago nkwi inzoga ni mu gitondo genda wa mwana we yego arayinyima arangije arasohoka ajya hanze ajyana hanze yari naho ko yari yaraye mu rugo bajyana hanze nyine kuba baganira nanjye ndabyuka ndaza nyine urumva imeza sinegeragaho neza ariko nariyerangije ndayifata aho nafatiye ryacu inzoga ririmo nayishyize ku munwa ndayigotomera ibaza umuntu w'umwana ziriya nzoga ziratsindisha kuko iba imeze nk'umutobe ndayinywa icupa nyine ntabwo uvuga ati icyaka kirashize ndigeza mu gace nyine
ikintu cyakurikiye ntago nagiye kuryama ahubwo twari twatetse umuceri ndabyibuka naragiye niyicarira mu isafuriya twari twatetsemo umuceri nyine nanjye numva bibabaje ariko bikananshimisha naragiye niyicaramo ndasinzira tu mu isafuriya y'umuceri kuko nyine twatekaga mani ko nyine mu cyaro habaga hari n'abandi bantu mu bisafuriya binini batekaga nyine mu isafuriya nini ndagenda niyicariramo ndasinzira banyi papa wanjye nyine waje kunterura muto rero bari babaye umuceri aranjyana nyine arandyamisha ariko ndurumva nari nanapfuye ntago nari nkiri ku isi mbere nyine ibindi urumva njye nibuka nk'inzoga nkibuka nicara ibyakurikiye barabimbariye nyine ndibuka yuko nyine mama ngo yaraje asanga papa yihebye ati umwana wacu yapfuye yanababaye nyine mama ati se byageze papa ati ntabwo icyo yabaye gusa nyine nawe nanjye nabonye ndyamye kuri papa nyine yanze kubwira mama yuko ari inzoga nanguye aho atarabitana nyuma nyine byaje no kurangira banjyanye kwa muganga banjyana kwa muganga mu mavuzi ba kinyarwanda bandutsa nyine izo nzoga tu baze ko inzoga namwe mu gitondo cya karekare ariko aho nibukira ko nabaye muzima ni saa sita z'amanywa nibwo niyibuka nongeye kureba ku isi birangira nyine papa nyine yongeye aranyura njyana mu rugo anerewe ku rutugu ati mwana wanjye wari upfuye urumva ako kantu ko karasekeje kubungana gutya n'umwana wawe niyumva ko wicaye mu isafuriya ko azavuga ati mama yari umusinzi kera ariko ntabwo inzoga ntabwo nyizigenderamo ubu ntabwo kanda ku mazi oya rwose kabisa na mbere nageragezaga nk'agacupa kamwe gutya ariko sindarenza amacupa 2 na n'ubu ngubu kandi amacupa 2 ya muhinzi oya nyine tuno tuyoga duto nanazivuye ntabwo ngiye inzoga imyaka igiye kuri 3 yes okay rero dukomeje ku kintu kugira ngo tugane ku musozo mbibutsa kandi abantu mwese muri kudukurikirana kuri X Motion TV ahandi wayisanga atari ku muyoboro mugari wa YouTube channel hanyuma kandi subscribe ukande share na comment ukomeze kubana natwe tukugezaho ibiganiro kandi ndetse n'ibindi bitandukanye byarimo sinema nyarwanda imyidagaduro muri makeya ewana tuzamura n'impano z'abahanzi hanyuma rero dukomeza akanya gato kugira ngo tubashe gusezera kugira ngo ibindi bikorwa nabyo bikomeze hanyuma ndagira nkubaze nti niki kintu wumva wakorera abanyarwanda wafasha abanyarwanda kugira ngo nabo bazamuke mu mpano niki kintu wabafashaho kurya akanya ushobora kuba wafasha abantu cyane nta bushobozi bwabyo ufite ariko ngiye ndamutse mbubonye ikintu nakora n'ubundi nakora ikintu gisanzwe n'abandi bose bakora kureba kuzamura abana bafite impano yego wajya ku bigo by'amashuri ukarebamo abana bashoboye ukabazamura nyine buri muntu wese ufite support cyangwa umuntu muri inyuma agira ahagera yego ese nuza inyandiko yawe ya filime urazigurisha cyane rwose uzigurisha ngahe nimba atari ibanga kumva igiciro biraterwa nyine mvugana n'umukiriya tu uvugana n'umukiriya ubwo ni biri nyine privé biri private ukuje nyine iyo nyine uko nkubona niko nkubwira ati turakorana gutya yes yego bivuze yuko harimo nyine nabo mbona abagenzi banjye bakiri hasi nyine bagishaka kuzamuka ntabwo nabakorere ntabwo nabahenda ese uyu mwanya umuntu agwamagaye ngo aze mukorane muri sinema nyarwanda yakubona cyangwa se arahandi hantu ushobora kuba warafatishije kuri contract cyane ko ukorera X Motion ashobora kukubona cyangwa byasaba izindi power oyo ngo ndakire ubungu yambona ubu yakubona okay rero nimba atari ibanga watanga nimero zawe kugira ngo umuntu wese wakubona cyangwa se wakumva akeneye ko wamufasha akaba yagukiniraho ubufasha cyangwa ko mukorana akaba yaguhamagara watubwira nimero zawe ndetse n'abari kukumva n'abari kukureba bose bakabona uko mukorana yego kibazo ndabaha WhatsApp yanjye yego ndakuba ndi online yego 078 078 9 160 9 kabiri
Shuti zanjye rero mwari mukurikiranye iki kiganiro ndetse na DSP kuri X Motion TV ikinyura hano kuri YouTube channel ahangaha kuri itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 ngira ngo ikiganiro cyacu kuri aya masaha na tugisoreje na tugisubikiye sinzi nimba ari ikindi kintu wakwifuza kuba wabwira abantu bagukunda abantu bagukurikiye ndetse nimba uko biri kose ndatekereza yuko ufite byinshi byo kuba wababwira waba umujyanama wabo kugira ngo bakugane urubyiruko nyarwanda ruzamuka rutera imbere tujayizi yufu ihabe heza muri iyi minsi ya none urubyiruko rubone icyo gukora. Hari icyo wavuga ugisoza cyanyuma ubwira ku rubyiruko watangariza urubyiruko? Ikintu nababwira icyambere urubyiruko n'abana beza kabisa. N'abana bafite imbaraga bakiri batoya. Icyo nyine bashaka cyose nyine bakigeraho. Yego. Icyo nababwira no kwitinyuka bakanyine ntibumve ko ibintu biba birenze. Tugafatanya nyine buri wese akagira uko yiteza imbere ku giti cye. Yes, rero wakoze cyane kuza muri studio za X Motion TV, wakoze cyane kuza kubana natwe ndetse no kuganira natwe no kuduha ikiganiro cyane. Imana iguhe umugisha. Ciao ciao.